Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Nongeye gushima Imana cyane muri iki gitondo. Igitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezeranwe nayo. Imana ishimwe. Uyu ni umunsi mwiza, ni umunsi w'Imana yaturemeye. Niba wabashije kubyuka ukumva urahumeka umwuka w'abazima, niba wabyutse ukumva hari ikintu washobora gukora, niba wabyutse ukumva nta kigutangira ku byo wifuza gukora, ubishimira Imana. Hari ababyutse bari kwa muganga, hari abari mu nzu y'imbohe, hari abari kwa muganga ku gitanda cy'uburwayi, hari n'abatabashije kugerayo. Ibyo byose rero, wowe kuba uri muzima rwose, ukumva ukeneye n'ifunguro, ukumva hari ikintu wafungura, ukumva urashonje, kuko hari nabo binanira banabifite, ukumva ntabishaka, ariko urumva rwose ukumva icyo uriye cyose ntacyo kigutwaye, ujye ushimira Imana. Bityo rero ndashima Imana muri iki gitondo, yatwongereye iminsi yo kubaho kugira ngo tuyishime, yatwongereye iminsi yo kubaho kugira ngo tubwire abantu ineza yayo. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia, nk'uko bisanzwe. Uyu munsi turaganira ku mahirwe, kuko abantu benshi cyangwa se bose bagihumeka, bari bazima, baba bakeneye amahirwe. Niyo usanze umuntu kwa muganga arakubwira ngo ngize amahirwe nkabyuka, ngize amahirwe bikagenda neza. Wasura umuntu mu nzu y'imbohe akakubwira ati ngize amahirwe urubanza rwanjye, ngize amahirwe bakandekura. Wareba umuntu agiye gucuruza akakubwira ati ngize amahirwe ibi bintu ntangiye bikagenda neza, ngize amahirwe nkabyara ubwo aratwite, ngize amahirwe ngashaka nkahera ko mbyara. Mbega abantu baba bakeneye amahirwe, dukeneye amahirwe. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku mahirwe. Ese amahirwe avahe? Ni gute umuntu yabona amahirwe? Ese amahirwe nayageraho nte? Amahirwe ni menshi, n'ubuzima buzima ni amahirwe. Kubaho kwawe ugenda ugaruka, nta mutima ugucira urubanza, ufitanye ubucuti n'Imana, ibyo ni amahirwe. Nta muntu mufitanye ikibazo, ni amahirwe. Ariko amahirwe ava he? Aturuka hehe? Ninde uyatanga? Ni ugukora cyane, ni ukuba ufite amashuri menshi, ni uguturuka mu muryango ukomeye. Ndagira ngo nkubwire nyirizina amahirwe uyu munsi aha naturuka. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi ya mbere. Zaburi ya mbere, turahera ku murongo wa mbere. Bibiliya ivuze ngo iki? Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hari imigambi myinshi ibiri mu muntu, ariko umuntu uhirwa n'udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Inzira z'abanyabyaha ukazigendera kure, inzira z'abagome, inzira z'abicanyi, inzira z'abarozi ntuzihagararemo, ntuzigendemo. Bibiliya yavuze ngo uwo muntu arahirwa. Twagiye tubona abantu bakora amasaha 24, kandi ni byiza niba ubyemerewe. Twagiye tubona abantu barara bagenda bajya gushaka imibereho, kandi ni byiza ntacyo bitwaye. Ariko ibyo byose ukabona umuntu aragenda akarinda asazira mu rugendo agishakisha amahirwe, akora kuva kwa mbere akageza ku cyumweru ataruhuka ashaka amahirwe. Ariko biravuze ngo ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Uwo muntu arahirwa. Nagiye mvuga ku masengesho, mvuga uburyo amasengesho hari imbaraga z'amasengesho. Hari imbaraga z'amasengesho ngenda nzivugaho
ko amasengesho afite imbaraga, amasengesho asunika, amasengesho ahindura. Ariko mu by'ukuri amasengesho atarimo gukizwa, atarimo kubaha Imana, atarimo kwitandukanya, nta kintu yakugezaho. Ahubwo icyo Bibiliya ni iki? Ngo kandi amategeko y'Imana, ngo ahubwo amategeko ye y'Uwiteka, ngo ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Akishimira amategeko y'Uwiteka ku manywa na nijoro. Uwo ngo arahirwa. Uticarana n'abakobanyi, uwo ngo arahirwa. Utagendana n'abanyabyaha, uwo ngo arahirwa. Atagendana n'abagambanyi, bagambanira umurimo w'Imana, bagambanira igihugu, bagambanira bene se. Uwo muntu utifatikanye n'abo bantu ngo ni umunyamahirwe. Imana itugirire neza. Dukeneye amahirwe, wa mubyeyi we. Ukeneye amahirwe, wa mugabo we. Urara ukora buri munsi, uriga ukiyongezayo amashuri, yego urashaka ubumenyi, ariko n'amahirwe biragendana. Ngo ahubwo akibwira amategeko y'Uwiteka ngo ku manywa na nijoro. Ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo azahwana nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Uwo muntu wibwira amategeko y'Imana, uwo muntu wubaha Imana, uwo muntu ukorera Imana, uwo muntu wanga urugomo, uwo muntu wanga gukora ibibi, ngo azaba ameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Cyatewe hafi y'amazi. Ngo cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Cya giti cyatewe hafi y'amazi. Umuntu wubaha Imana, umuntu ukorera Imana, umuntu usenga, azaba ameze nk'icyo giti. Tekereza ibiti iyo bitewe ugatera imbuto ku musozi, hari igihe ibihe bihindagurika, imbuto zikuma. Warateye imbuto, warateye ibiti, warahinze, ibyo wahinze bikangirika kubera ko ikirere cyagutengushye, ibihe byahindaguritse. Ariko iyo wagize amahirwe ugatera hafi, igiti kikamera hafi y'amazi, ya mizi igashorera mu mazi, ntabwo cyo kijya cyuma. Bibiliya iravuze ngo azaba ameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, ngo cyera imbuto igihe cyacyo. Icyo giti rero cyera imbuto igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Bivuga ngo umuntu wubaha Imana, umuntu ukorera Imana arahirwa, ameze nk'igiti. Umuntu ukijijwe, umuntu ukunda Imana, umuntu ukunda gusenga, umuntu ukunda abantu b'Imana, umuntu ukunda bene se, ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Ngo ntabwo kijya cyera, ntabwo kijya cyuma iyo imizi yacyo yashoreye mu mazi. Ngo igihe cyacyo kigeze cyera imbuto. Bivuga ngo umukristo wubaha Imana, umukristo ukijijwe, igihe cy'Imana kigeze, Imana iramuzirikana, Imana imushakira uburyo bwo kubaho, Imana imushakira uburyo isezerano rinyuramo, Imana imushakira inzira y'ibye. Igihe cye kigeze, wa mukristo wubaha Imana aba ameze nk'igiti kiri ku mazi. Igihe cye kigeze, igihe cyo gutabarwa, Imana imuhuza n'umuganga agahishurirwa indwara ye, Imana imuhuza n'umuntu. Yesu ngo yasanze umuntu wari umaze igihe ku kidendezi, nyamara ngo icyo kidendezi cyabagamwo marayika ukiza. Buri munsi marayika yarazaga agakiza,
agakiza umuntu umurwaye indwara iyo ari yo yose. Ariko ngo haba umuntu uryamye ngo kubera kutagira umuntu umuterura ngo marayika aze ngo amujugunyemo. Iyo amazi yibirinduraga, umuntu ufite umurwaza yaramuteruraga akamujugunya mu mazi, marayika akigenda akavuga ati uyu munsi ndavuye mvura umwe. Ariko wa wundi kubera kutagira umurwaza, kubera kutagira umuntu, ngo ahamara imyaka 38. Byari bibabaje. Imyaka 38 ari mu kibazo, ababaye, aryamye hafi y'umuti, aryamye hafi y'umuganga, aryamye hafi y'ibitaro. Hari ahantu umuntu atinda kandi mu by'ukuri aho uhagaze hari ubutabazi, ariko kubera kutagira ugufasha, kubera kutagira ubimenya, ukahatinda, ukahakerererwa. Ariko ngo Yesu abimenye, igihe cye kigeze, ngo Yesu ahanyuza amenya yuko umuntu hamaze igihe, ngo amenya ko hamaze igihe, ngo aramubwira ngo urashaka gukira, ngo aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere. Igihe cye cyari kigeze. Uyu muntu rero wubaha Imana, uticarana n'abakobanyi, wibwira amategeko y'Imana akayitondera, ngo azaba ameze nk'igiti cyatewe hafi y'amazi. Imana itugirire neza. Ngo cyera imbuto igihe cyayo, icyo azakora cyose ngo kizamubera cyiza. Ikintu cyose azakora. Hari igihe ubona umuntu yiruka ngo ibintu bigenda, se muri iki gihe nakora iki? Ugasanga barakubwira ngo muri iki gihe ibyo bintu utangiye gukora ntago bigenda muri iki gihe. Ariko nyamara Bibiliya iravuga ngo icyo azakora cyose, icyo azagerageza gukozaho amaboko ye, icyo azagambirira gukora, icyo azerekezaho umutima, kizamubera cyiza. Kubera iki? Kubera ko yubaha Imana. Kubera ko yubaha Imana. Rero mwene data, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yawe. Hahirwa umuntu uticarana n'abakobanyi, uticarana n'abaneguranye, uticarana n'abagome, ugambirira ibyiza, ugambirira ibyiza, ugira ishyaka mu mutima, ishyaka ry'ibyiza. Twabonye ukuntu witwa Eliya ngo yagize ishyaka ryiza, arangije ngo abona ibintu aha bakora, yarimuye Imana mu mutima we, ngo yarimuye Imana, asigaye aramye ibigirwamana, ngo agira ishyaka, ahagarika imvura kubera ifuye, ahagarika imvura, ahagarika ikima, ahagarika ikibunda, ahagarika amafu. Aravuga ngo izuba rive, imyaka 3 n'amezi 6. Kandi Imana iramwumvira. Imana ijya yumvira umuntu ufite ishyaka, umuntu ufite umugambi mwiza mu mutima we, Imana ijya imwumvira. Icyo ukoze cyose ngo kizamubera cyiza. Rero ushatse wakubaha Imana, iyi niyo nzira. Iyi niyo nzira umwuka w'Imana tuyoboyemo. Iyi niyo nzira. Ukeneye gukora, wigira undi baza, ubaha Imana gusa, gendera mu mategeko yayo. Ukeneye gutera imbere, ubaha Imana gusa. Ukeneye ivugabutumwa rirambutse, ubaha Imana gusa. Ukeneye agakiza kadafitemo imitego, ukeneye agakiza kishimirwa n'Imana, nawe ikajya gusura, kakubwira iti ndakwishimiye, kakubwira gahunda, ikagusura. Impamvu rero abantu benshi bavuga ngo abahanuzi barabeshya, bagira batya, nawe yagusurerega, nawe yagusura. Yasuye Korneliyo, nawe yagera iwawe, nawe yagusura, nawe yavugana nawe, nawe yakugirira neza, nawe yakuyobora, nawe yagutumaho umuntu, nawe yagira aho igutuma, yakubwira icyo ukora, nawe yagera iwawe rwose. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nashaka abacuruje ibintu, abandi bavuga ngo ibi ntabwo ari igihe cyabyo. Ibi ntibigenda muri iki gihe. We bizagenda kuko wubaha Imana. We bizagenda kuko witondera amategeko yayo. We bizagenda kuko ukunda Imana ugakunda n'abayo. We bizagenda. Iyi nzira iroroshye, iyi ni inzira itavunanye. Kubaha Imana, kwitondera amategeko yayo, ngo azamera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, ngo igihe cyacyo kigeze, ngo cyera imbuto, n'iyo amapfa yacana, kubera ko cyashoreye mu mazi ntago kijya cyuma,
kubera iki? Kubera kubaha Imana. Ndagira ngo iki gitondo bene data twubaha Imana, twubaha Imana, twubaha Imana, twubaha Imana. Muririmbyi yaravuze ngo tuyikorere izaduhemba. Ngo izaduhemba iki? Ndaravuga ngo izaduha amakamba ngo atatseho inyenyeri, ngo izaduhanagura amarira yose twarize. Imana itugirire neza. Mureke dukunde Imana tuyikorere. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Abantu usanga bagambirira ibintu bibi kandi bakabishyira mu bikorwa, ariko nta mahirwe bafite y'Imana. Sanga umuntu aragambirira, arabika inzika, arabika inzangano, ariremera ibicocero. Wowe kore ibaha Imana gusa. Umwami Dawidi yavuze aya magambo igihe yarwanijwe na Sawuli. Sawuli ngo yaramurwanije, amaze kumurwanya ashaka no kumwica, aramugenza. Dawidi aramuhunga, aramubisa. Nyamara Dawidi yari amavuta y'Imana, yashaka ari kwihorera ye kurwana na Sawuli kandi akamwica. Ariko yaravuze ngo ntabwo nakwica umuntu Imana yimikishije amavuta. Urupfu rw'Imana ni iruzi. Yagiraga iki? Byatewe n'iki rero? Byatewe no kubaha Imana muri we. Igihe cyose yubaha Imana, wubaha n'abantu bayo, wubaha ibiremwa byayo. Abantu baramubwira bati Sawuli arakugenza, arashaka kukwica, ugize amahirwe yo kugira ngo umwice nawe mwice. Uramwitange. Aya ni amahirwe ubonye. Hari igihe Imana iha umuntu isezerano, igihe ritarasohora ugasanga umuntu ahaje ibintu bisa nk'aryo, ariko jya ubanza urebe neza. Jya uyoboza Imana, jya uyibaza ngo Imana ni byo se? Ni ibi wari wavuze? Rero Dawidi we ngo Sawuli yaramugenje, aramugenza kubera amavuta y'Imana yari amuriho. Aravuga ati uyu muntu reka mwice, ejo niwe uzaba uvugwa. Amaze kwica Goliyati, ishyari ryafashe Sawuli. Sawuli ararakara, shaka kugenza Dawidi ngo amwice. Dawidi aramuhunga, ahura n'urugamba, yaraye indaro mbi nyinshi. Ariko reka nkubwire, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Dawidi ntiyigeze yihorera. Arangije urugamba, igihe cye kigeze cyo kuba umwami w'Abisirayeli, arandika aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi. Amahirwe ava ku muntu. Yasanze amahirwe yaraturutse mu kubaha Imana no kwitondera amategeko yayo. Ndagira ngo witekerezeho, itekerezeho mwene data. Urugendo turimo, itekereze umuhamagaro wawe umeze ute? Agakiza Imana yaguhaye kameze gate? Itekerezeho. Hari akaririmbo bajyaga bavuga ngo itegereze neza ngo utabuhetse ingobyi, ngo umwana yaraheze. Birashoboka. Ari abantu bagisirimba, ari abantu bagitera za reruya ndende, bazi no kuvuga, ariko mu by'ukuri wajya kureba ugasanga imirimo yabo ntaho ihuriye n'ibyo bavuga. Ibikorwa bakora ntaho bihuriye n'ibyo bari babwira abantu. Abo rero nubageraho jya ubaciraho akadomo, ubabwira uti hane Imana yacu ninegurizwa izuru. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi. Imana itugirire neza. Ndagira ngo duhure n'Imana muri iki gitondo. Ndagira ngo Imana ikugirire neza. Wivunika, indwara urwaye Imana irayikiza. Icyifuzo ufite Imana iragishoboye. Wivunika. Reka dusohoreze kuri uyu murongo, dusohoreza muri Matayo. Turasoma Matayo ibice byaho 5, hanyuma dusenga Imana. Ukeneye amahirwe, ndabizi ukeneye amahirwe. Ubuzima uhagazemo, iterambere ufite, ukeneye amahirwe y'Imana. Ibice 5 havuze ngo iki? Umurongo wa 6 haravuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota yo gukiranuka. Gasonzo ukavuga ariko Mana ubu nakiranutse. Ntukirize umunsi utitekerejeho. Ntukirize umunsi utitekerejeho ngo bwire ujye mu buriri uryame utitekerejeho. Ko biravuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota yo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Inzara n'inyota byo gukiranuka. Ukumva urabisonzeye, ukumva urabishaka, ukumva ukeneye kubigeraho.
hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Ndabikwifurije wa mugabo we, ndabikwifurije wa mugore we, ndabikwifurije ibibazo uhagazemo ntabwo binaniye Imana, ubuzima urimo ntibunaniye Imana. Iyo irambuye ikiganza ihaza kwifuza kwacu twese. Ndagira ngo rero mu by'ukuri Imana irahari, abayishakana umwete bazayibona. Urarwaye, urashonje, uri mu bushomeri, uri mu kibazo, ndagira ngo usengere Imana. Murongo wa 7 ntabwo nagenda ntawe usomye. Hahirwa murongo wa 7 bavuze ngo iki? Hahirwa abanyambabazi, hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Umuntu ugira imbabazi nawe azazigirirwa. Imana itugirire neza. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Kavuga ati ndumva nyotewe, ndumva nshonje. Ukumva ushonje gukiranuka, ukumva n'ibintu ukeneye, Imana izabikugiriramo neza. Uri umunyamahirwe rero, ngo icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Reka dusenga Imana. Urakoze Data, dusengeye ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hesha umugisha aba bantu barikurikiye, hesha umugisha bene Data badukurikirana ku manywa na nijoro, hesha umugisha abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, hesha umugisha abakeneye inzira z'igisiyoni. Girira neza abagushaka, gira neza abagukeneye, bakuramburiye amaboko Mana, nubasanganira ubahobere. Abarushye n'abaremerewe ubagirire neza, abarwayi, abafite imvune zo mu mitima, mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Yasiri bone foya, ruhura abarushye. Uyu muntu urwaye uri kwa muganga, uri ku gisasiro, uyu mubyeyi ufite amarira, uyu mukobwa dosika bone, uyu muntu wavuye mu kazi bimutunguye, uri Imana ishobora byose. Daraboya, mucira inzira, mushoboze, mwiyereke. Uri Imana ishobora byose. Ugeze ku musaraba Kristo, waravuze ngo barushye n'abaremerewe nibagusangura baruhura. Ruhura uyu mubyeyi, ruhura uyu mukobwa, ruhura uyu muntu, Kristo wera, ruhura uyu muntu. Urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze kubyumvise, urakoze kugirira neza abakugannye bose. Urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibagirire neza. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Reka mbahe telefone kugira ngo tuze kubafasha bibaye ngombwa mwaduhamagara. Ni 0785 98 944 0785 98 944 na 0722 74 34 931. Imana ibagirire neza naho utaha.